bagiye uyu munsi gusimbura bagenzi babo n'abandi bagarutse. Mwatubwira muri make uko iki gikorwa kirimo kugenda n'impamvu barimo kugenda mu byiciro? Bagenzi babo n'abandi bagarutse. Mwatubwira muri make uko iki gikorwa kirimo kugenda n'impamvu barimo kugenda mu byiciro? Iyi ni contingent ya polisi irimo gusimburana n'indi ngenzi yayo iri province muri South Sudan, mu gace kitwa Marakari mu burasirazuba bwa South Sudan. Irimo kugenda mu byiciro. Iki ni icyiciro cya kabiri kigiye kigarutse cy'abapolisi 80 cyasimburanye n'icyagiye na cy'abapolisi bangana nk'abo ngabo. Hazagenda n'icyiciro cya gatatu. Contingent yose igizwe n'abantu 240. Bagenda mu byiciro by'abantu 80 kubera ibintu by'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hariya muri misiyo aho bakorera muri South Sudan, kubera ko niho bafite ubushobozi bwo gushyira muri karantini iminsi 14 nk'uko biteganyijwe muri ayo mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Iyo barenze abantu 80 ntibashobora kubahiriza izo ngamba, niyo mpamvu bagenda ibyiciro by'abantu 80 inshuro 3. Mwatubwira abapolisi muri misiyo Marakari ibikorwa by'ingenzi usibye bimenyere ko mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye baba bagomba kurinda impunzi no kubafasha mu kubacungira umutekano no kurinda bamwe mu bayobozi. Hari ibindi bikorwa wenda baba bakorayo bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage? Kujya mu butumwa bw'amahoro ubundi nk'igihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye cyangwa United Nations, ni ukujyana ubumenyi n'imico yanyu mu gihugu cyanyu kugira ngo muyijyane mu gihugu gifite ibibazo by'umutekano, aho abaturage baba barahungabanye, baravuye mu byabo, bafite ibibazo by'amasuku, bafite ibibazo wenda barahungabanye bigatuma wenda n'imyumvire yabo ihungabana. Kubera impamvu rero usibye kurinda amahoro, kurinda abantu baba barahungiye mu gihugu abo bita internal displaced persons cyangwa bari mu nkambi zitwa IDPs, bafasha nanone nk'uko biri mu muco nyarwanda ngo n'ubuce twabivuzeho byo gukora imiganda, gutera ibiti, kugira ngo nyine umuco wacu mwiza kandi umaze kutugeza kure tube twawusangiza n'abandi banyafurika, noneho nabo bazashobore kwiteza imbere kandi barinde n'ibidukikije. Mu buryo usanzwe iyo abapolisi bitegura kujya mu butumwa bw'amahoro bagira igihe cyo kujyanwa ahantu bagahugurwa bakagira amahugurwa bahabwa. Ese muri ibihe bya COVID babashije kugira icyo gihe cyo guhabwa amahugurwa? Ni nk'ibihe by'imbanze bahugurwamo mbere mu kubategura kujya muri misiyo? Amahugurwa ni ngombwa cyane, ntabwo ushobora kohereza abapolisi muri misiyo batagize amahugurwa kuko ni standard ya Loni kandi n'ibihugu byose birayikurikiza. Amahugurwa rero abapolisi barayahawe nk'uko biteganyijwe kandi baranasurwa, bigaragara ko bakwije ubumenyi bukenewe kugira ngo bajye mu mahugurwa mu butumwa bw'amahoro barimo kujyamo. Nubwo byagoranye kubera icyorezo cya COVID-19 nyine
bigaragara bikanatinda, ariko byarakozwe nk'uko bigomba gukorwa. Amahugurwa rero cyane cyane bahugurwa mu bumenyi rusange bukenewe bw'umuntu urinda amahoro, mu gukora za patrol, mu kuvugisha abaturage aho bari, mu gukora za raporo z'ibyabaye, mu mategeko mpuzamahanga n'uko yubahirizwa, ndetse n'amategeko asanzwe y'ibihugu, cyane cyane igihugu baba bagiye kujyamo, kugira ngo bazashobore guproteja abasivili ariko bazi n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'icyo gihugu. Icyo nakongeraho gusa ni ukugaragaza ko iki ntabwo iyi contingent irarangira, kubera iyo mpamvu tuzagira ikindi cyiciro cya nyuma cyo kuza gusezerera abazaba bagiye 80 ba nyuma muri iyi contingent no kwakira abandi 80 bazaba baza. Ubwo tuzabitegereje mu minsi 14 iri imbere, kuko ari cyo gihe bazamara bari mu kato hariya kugira ngo batangire.
abapolisi b'u Rwanda bamwe bagiye uyu munsi gusimbura bagenzi babo, n'abandi bagarutse. Mwatubwira muri make uko iki gikorwa kirimo kugenda, impamvu barimo kugenda mu cyiciro? Iyi ni contingent ya polisi irimo gusimburana n'indi ngenzi yayo iri province muri South Sudan, mu gace kitwa Marakari mu burasirazuba bwa South Sudan. Irimo kugenda mu byiciro. Iki ni icyiciro cya kabiri kigiye kigarutse cy'abapolisi 80 cyasimburanye n'icyagiye na cy'abapolisi bangana nk'abo ngabo. Hazagenda n'icyiciro cya gatatu. Contingent yose igizwe n'abantu 240. Bagenda mu byiciro by'abantu 80 kubera ibintu by'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hariya muri misiyo aho bakorera muri South Sudan, kubera ko niho bafite ubushobozi bwo gushyira muri karantini iminsi 14 nk'uko biteganyijwe muri ayo mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Iyo barenze abantu 80 ntibashobora kubahiriza izo ngamba, niyo mpamvu bagenda ibyiciro by'abantu 80 inshuro 3. Mwatubwira abapolisi muri misiyo Marakari ibikorwa by'ingenzi usibye bimenyere ko mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye baba bagomba kurinda impunzi no kubafasha mu kubacungira umutekano no kurinda bamwe mu bayobozi. Hari ibindi bikorwa wenda baba bakorayo bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage? Kujya mu butumwa bw'amahoro ubundi nk'igihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye cyangwa United Nations, ni ukujyana ubumenyi n'imico yanyu mu gihugu cyanyu kugira ngo muyijyane mu gihugu gifite ibibazo by'umutekano, aho abaturage baba barahungabanye, baravuye mu byabo, bafite ibibazo by'amasuku, bafite ibibazo wenda barahungabanye bigatuma wenda n'imyumvire yabo ihungabana. Kubera iyo mpamvu rero usibye kurinda amahoro, kurinda abantu baba barahungiye mu gihugu abo bita internal displaced persons, cyangwa bari mu nkambi zitwa IDPs, bafasha nanone nk'uko biri mu muco nyarwanda ngo n'ubushe twabivuzeho byo gukora imiganda, gutera ibiti, kugira ngo nyine umuco wacu mwiza kandi umaze kutugeza kure tube twawusangiza n'abandi banyafurika, noneho nabo bazashobore kwiteza imbere kandi barinde n'ibidukikije. Mu buryo usanzwe iyo abapolisi bitegura kujya mu butumwa bw'amahoro bagira igihe cyo kujyanwa ahantu bagahugurwa bakagira amahugurwa bahabwa. Ese muri ibi bihe bya COVID babashije kugira icyo gihe cyo guhabwa amahugurwa? Ni nk'ibihe by'imbanze bahugurwamo mbere mu kubategura kujya muri misiyo? Amahugurwa ni ngombwa cyane, ntabwo ushobora kohereza abapolisi muri misiyo batagize amahugurwa kuko ni standard ya Loni kandi n'ibihugu byose birayikurikiza. Amahugurwa rero abapolisi barayahawe nk'uko biteganyijwe kandi baranasurwa, bigaragara ko bakwije ubumenyi bukenewe kugira ngo bajye mu mahugurwa mu butumwa bw'amahoro barimo kujyamo, nubwo byagoranye kubera icyorezo cya COVID-19 nyine bigaragara bikanatinda, ariko byarakozwe nk'uko bigomba gukorwa. Amahugurwa rero cyane bahugurwa mu bumenyi rusange bukenewe bw'umuntu urinda amahoro, mu gukora za patrol, mu kuvugisha abaturage aho bari, mu gukora za raporo z'ibyabaye, mu mategeko mpuzamahanga n'uko yubahirizwa, ndetse n'amategeko asanzwe y'ibihugu, cyane igihugu baba bagiye kujyamo, kugira ngo bazashobore guproteja abasivili ariko bazi n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'ay'icyo gihugu. Icyo nakongeraho gusa ni ukugaragaza ko iki ntabwo iyi contingent irarangira, kubera iyo mpamvu tuzagira ikindi cyiciro cya nyuma cyo kuza gusezerera abazaba bagiye 80 ba nyuma muri iyi contingent no kwakira abandi 80 bazaba baza. Ubwo tuzabitegereje mu minsi 14 iri imbere, kuko aricyo gihe bazamara bari mu kato hariya kugira ngo batangire akazi kabo.